Haleluya, haleluya. Amen. Kongeye kubasuza bene data, abakunzi bacu ba Naweza TV. Tubifurije umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana aho muherereye hose. Turabakunda, turabakumbuye. Uwiteka abagirire neza. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza kandi wo kugira ngo tuganire. Uyu munsi ntabwo naje jyenyine, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Muraza kumubona arabibwira, ariko uyu munsi tubafitiye agaseke gapfundikiye kandi tuzi neza ko muhabwa umugisha. Haleluya. Amen. Karibu rero, reka tubanze dutumire Imana kugira ngo ibane natwe. Nawe aho ushobora guca bugufi imbere y'Imana ugasenga, burya Imana ni iyobora ibintu byose. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye cyane, Imana nziza, Imana yera, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana yuzuye imbaraga n'imbabazi. Turakunezerewe data wa twese. Turagushimira kurinda kwawe kwiza, turagushimira imbabazi zawe nyinshi zitarondoreka. Mana ushimirwe urukundo dukunda rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege ngo adupfire. Uwiteka uhabwe icyubahiro n'ikuzo mu izina rya Yesu. Turagushimiye n'umunsi mwiza waturemeye ngo tunezererwemo, duhaye icyubahiro izina ryawe. Turaje kandi mwami, turi babakozi bawe, tuje ku murimo wawe. Twebwe n'abadukurikira kuri Naweza TV twese duha umugisha mwami. Turakuraritse ngo tuyobore, utwigishe, uduhugure mwami Mana. Muri uru rugendo turagukeneye, dukeneye impuguro, dukeneye kudufata ukuboko ukadushoboza Uwiteka Imana. Umunsi rero bana natwe utugirire neza, umucyo wawe utumurikire. Mwuka wera w'Imana tuguhaye ikaze, ntacyo tujya dushobora tutari kumwe nawe. Ni wowe mufasha w'ukuri, ni wowe twasigiwe. Ngwino udufashe kandi utwigishe, abakurikira Naweza TV bose baganirizwe nawe, bumve wowe ntibumve twebwe turi hano. Kuko ni wowe ugera ku mutima w'umwana w'umuntu. Tuguhaye ikaze rero ngaho utegeka uyobore mwami Imana. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, Mwuka wera gahunda yose tuyeguriye wowe. Ngwino wime ingoma mu mitima yacu, ukora iby'ubutwari, turagukeneye cyane. Izina ryawe nirishimwe, urakoze mwami Imana, kumvise gusenga kwacu, kandi ushimwe ko buri muntu wese ukurikira ikiganiro uyu munsi n'uzagikurikirana undi munsi n'imyaka ingahe azabona kugira neza kwawe, kuko uba inyuma y'ijambo ryawe Mana, kuko ni wowe uba muri twebwe. Niko ijambo ryawe ritubwira ngo ubasha gukora ibirenze cyane ibyo tugusaba, ngo kubwo imbaraga zidukoreramo. Ubwo imbaraga zidukoreramo zigiye gukora iby'ubutwari. Niyo mpamvu buri muntu uzakurikira iki kiganiro wese azabona kugira neza kwawe. Buri muntu azahazwa mu byifuzo bye arebye iki kiganiro, kuko uri Imana uba inyuma y'ijambo ryawe. Tuguhaye ikaze rero, turakunezerewe data mwiza, urakoze mwami kumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, haleluya. Haleluya, amen. Twatumiraga Imana rero, namwe turabararitse, ushobora gufata Bibiliya ye, ushobora gufata agenda kandika. Tuba dufite byinshi byo kunguka mu kubaho kw'Imana, burya hari byinshi. Niho tubonera ubwenge. Nababwiye ko ntaje jyenyine rero, ndimo gushaka kwakira umutumirwa wacu, umukobwa wa Yesu, mami wacu. Ujyewe mwita mami kuko ni mama wanjye mu mwuka, ni umuyobozi wanjye, ariko sijye ugiye kuvuga izina agendagira ngo abibwire. Mama Pastor, karibu turakwakiriye. Amen. Tuguhaye ikaze kuri Naweza TV. Twari tufite amashyushyu cyane yo kuzakwakira, kubera ibyo Imana yagushyizemo. Nifuje cyane ko uzaganiza abakunzi ba Naweza TV kugira ngo nabo bunguke, singahore nunguka jyenyine. Ariko dushimye Imana yuko uyu munsi yagushoboje mu kazi kenshi ugira, ukababonye umwanya wo kubana natwe. Umwami Imana aguha umugisha. Turakunezerewe, turakwishimiye, ariko bigeretse kuri ibyo turanagukunda kandi ibyo urabizi. Koko uri wo gukundwa, ukwiriye gukundwa. Turabishimira Imana rero ko yakuduhaye kandi ukaba ukora imirimo myiza muri twebwe. Uyu munsi reka n'abandi bunguke, twe kwiherera ni byiza. Karibu rero wibwira abakunzi ba Naweza TV kugira ngo babashe kumenya umutumirwa wacu arindi. Harakoze cyane umukozi w'Imana, Evangeliste Matilda, inshuti yanjye, umukozi w'Imana dukorana umurimo w'Imana. Nkuko yavuze ko bankunda, natwe turagukunda kandi dukunda umurimo w'Imana yagushyizemo. Dukunda ubwami bw'Imana bukubamo. Rero inshuti za Naweza TV, nshimiye Imana nanjye uyu munsi kubana namwe. N'undi munsi w'umunezero Imana ibiduhaye kugira ngo tuvuge ineza yayo, imbaraga zayo n'imbabazi zayo. Ndanezerewe kubana namwe, uyu ni umwanya w'igiciro, uko umwami Imana ari budushoboze. Iyi ni channel ijya iduhesha umugisha biturutse
cyangwa binyuze mu murimo w'Imana uhakorerwa, ivugabutumwa rihakorerwa, uburyo bwo gushyira abantu b'Imana cyangwa se kuyobora abantu b'Imana kuba mu mwanya bakwiriye kuba barimo binyuze mu ijambo ryayo. Ko nk'abana b'Imana hari aho Imana yatugeneye kuba imaze kuduhindura abana bayo, aho rero ijambo ryayo ridushyira niho tuba dukwiriye kuba turi igihe cyose. Rero icyo nshimira Imana cyangwa se nshimira umukozi w'Imana kubw'iyerekwa na Weza TV umurimo irimo gukora, nuko ari wa murimo wongera gushyira abantu mu mwanya Imana ibashakamo. Rero mpawe umugisha uyu munsi kongera kuba nemerewe kuganira namwe, dukorera Imana ahandi nk'uko bababwiye amazina. Nitwa Pastor Sanyu Gertrude Twagirayesu, umukozi w'Imana, ariko mbere yo kuba umukozi w'Imana ndi umwana w'Imana. Yes, nizeye Yesu, nkunda Yesu, ndanamukorera nk'uko mbashishijwe n'umwuka w'Imana. Dukorera umurimo w'Imana muri Calvary Temple Worship Center, ari naho mwene data Evangeliste Matilda asengera. Aho niho dukorera umurimo hamwe iyo ataje gukorera umurimo kuri Weza TV. Mpawe umugisha rero uyu munsi Imana ibamugisha. Amen, amen, amen. Haleluya. Mwamwumvise rero umukozi w'Imana, burya bya bindi byose mubona nkora kuri Weza TV, za mbaraga, ya mavuta, za courage, bya bindi byose nkora, umutoza n'uyu nguyu. Amen. Toza n'uyu nguyu, umubyeyi abyara umwana akamurera akagera igihe agakura, akamwohereza ku murimo kuko aba amaze kumugirira icyizere. Ndagushima ko wangiriye icyizere mami. Kandi nzagerageza kutagukoza isoni. Hamwe n'umwuka wera. Imana yarakikugiriye. Nzakomeza gukorera Imana. Amen. Turakwishimiye rero. Ariko hagati uri smart mami. Mwakoze uri smart. Mwakoze cyane, nawe ndabona muri smart cyane. Tugomba gukorera Imana turi smart. Ariko bisanzwe niko mbazi. Tugomba gukorera Imana tuyihesha icyubahiro. Ibyo turi byo n'ibyo dufite twabihawe na Kristo, bikwiriye guhora bihesha Imana yacu. Amen. Nikora byose. Turayishimiye rero, turayinezerewe. Nukuri ndumva ntewe iteka kuba nicaranye nawe kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Bakunzi ba Weza TV rero, aho muri mukoma amashyi mufashe kwakira mami. Urumva ni pasiteri wanje, ni mami wanje, ni inshuti yanjye. Urumva rero mfite akanyamuneza. Haleluya. Nk'uko rero twabiganiriye ko uyu munsi umutumirwa wacu niwe udufitiye agaseke. Uyu munsi tugiye kuganira, dufite insanganyamatsiko ivuga ngo amasengesho afite akamaro cyane mu buzima bw'umukristo. Amasengesho afite akamaro cyane mu buzima bw'umukristo. Nta mukristo udakwiriye gusenga. Nta mukristo wo kuza mu materaniro cyangwa kujya mu kiliziya ngo agende bigishe atahe. Hariho amasengesho umukristo akwiye kujya agirana n'Imana. Hari imbaraga mu masengesho, hari ubutabazi mu masengesho. Amasengesho rero nayo akamaro cyane mu buzima bw'umukristo uwo ari we wese ushaka kugendera mu nzira y'Imana, ushaka gukura mu Mana. Ibyinshi mu tumirwa wacu araza kubiganira, ariko amasengesho ni ay'ingenzi. Nta mukristo utandukana n'amasengesho ngo abakire umukristo. Haleluya. Ndumva ari byo mami. Nta mukristo atandukana n'amasengesho ngo abakibaye umukristo. Koko ngira ngo niyo nzira ituyobora muri uru rugendo turimo. Kwaje rero kureba buryo cy'amasengesho ari ay'ingenzi cyangwa afite akamaro kanini muri uru rugendo turimo rwo kubana na Yesu cyangwa rwo gukorana na Yesu cyangwa rwo gukorera umwami wacu. Mami rero tuguhaye ikaze, uratuganiriza ukuntu amasengesho ari ay'akamaro, ari ay'ingenzi, ari ayangombwa ku mukristo ari we wese. Turaganira ku masengesho muri rusange, ko ndibaza ko cyangwa nzi ko hari amasengesho y'amoko atandukanye, uragenda uyatunyuriramo yose, tunyuriramo n'impamvu z'ayo masengesho n'akamaro kayo, ariko cyane umwuka aze kugushyigikira, udusobanurire cyane ku masengesho y'umuntu ku giti cye, amasengesho kwihererana n'Imana y'umuntu ku giti cye. Tuza hano mu iteraniro tugasenga, tukaririmba, tugahimbaza, abandi nabo mu kiliziya bagasenga, bagahimbaza, bakaririmba, bagasengera hamwe bagataha, ariko hajya haba amasengesho y'umwiherero w'umuntu ku giti cye n'Imana. Impamvu yayo ni iyihe ko n'ubundi tuba twasenze? Amariki adufasha iki kirenze gusengana n'abandi? Ubwo uraza kugenda utubwira uko umwami agushoboje. Karibu mami, kandi pastor wanje, Imana iguhe umugisha. Amen. Amen.
murakoze cyane Imana iguhe umugisha. Amen. Turavuga ku masengesho. Gusenga ni kuki dusenga, ayo masengesho y'umwihariko kuki ariho, ubundi gusenga kuki guhari? Yego. Ubundi dusengera iki? Ko dufite Yesu, tukaba dufite Imana, tukaba dufite Umwuka Wera, ariko dusengera iki? Nk'abana b'Imana, nk'abantu bamenye Imana, nk'abantu bazi Imana, nk'abantu bafite urugendo batangiye kandi bafite urugendo bazasoza, ntabwo twabishobora. Hari ikintu gishoboza umuntu urugendo. Burya niyo utekereje urugendo ukavuga uti uyu munsi wenda ntuye hano, katuvuge ngo ndi Kimironko cyangwa ntuye Remera, ariko ndaza kujya mu mujyi. Burya urwo rugendo urarutegura. Hari ibigusaba kugira ngo urwo rugendo ruze kuba amahoro. Gutekereza urugendo ni kimwe, no kurukora ukarusohoza ni ikindi. N'ibigufasha gukora rwa rugendo nacyo ni ikindi. N'inzitizi uhura nazo muri rwa rugendo ni ikindi kintu. Nawe uko nguko utegura urugendo kuvana i Remera ukaba ugiye mu mujyi, cya mbere ugomba kubuza aho ugiye, ugomba kubuza aho uvuye n'aho ugiye. Cya kabiri ugomba kuba ufite means cyangwa se moyen cyangwa se uburyo uri bugendeshe. Ugomba kuba ufite itike, birumvikana. Ugomba kuba ufite itike. Niba utateguye itike uri buhagende n'amaguru, ugomba kuba muri we wishyizemo akabaraga kari bugukuraho ku point imwe cyangwa se i Remera kakakugeza aho ugomba kugera. Nawe icyo bivuga ni iki? Urugendo twizeye twagiyemo rwo kwizera Imana no kugendana n'Imana, ni urugendo narwo. Icya mbere Yesu tumaze kumwizera tukaba abana b'Imana, hari urugamba twatangiye, byumvikane. Hari urugamba twatangiye kumenya Yesu, kumuyoboka, kuza mu nzu y'Imana. Bityo tuba dutangiye urugamba. Hari urugamba, kandi mu rugamba burya habamo intsinzi. Mu rugamba habamo ibyo uhura nabyo. Mu rugamba uritegura. Mu rugamba hari intwaro ugomba kuba ufite. Urugamba rwose ntiruvuze ko ari ikibazo, ahubwo urugamba ni urugufasha kuva ku kintu runaka ukagera ku kindi. Tumaze kumenya Imana no kwizera Kristo Yesu nk'umwana w'Imana, ni ukuvuga ko twatangiye urugendo rwo kuva mu byaha tugana mu bwami bw'Imana. Kandi twabonye ko twebwe cyangwa umuntu uko ateye muri kamere ye, hari ibintu umuntu atajya ashobora kwibuza. Hari ibintu umuntu atashobora kwikorera. Hari ibintu bisaba ko Imana ari ibikora mu buzima bw'umuntu. Ntago bikorwa rero, ntago biza ngo bikugweho. Iyo dusomye ibyanditswe byera, iyo turebye ijambo ry'Imana, iyi Bibiliya mureba ari ryo jambo ry'Imana, ni umutima w'Imana yatwibwiriye. Imana yatubwiye icya mbere, itubwira urwo rugendo barutangira bate, barugenda bate, barusoza bate. Urwo rugendo umusozo warwo ni uwuhe? Nawe amasengesho rero icyo avuze ni inkoni igende abana b'Imana bitwaza mu rugendo. Inkoni bashoboza kunyura ahari umusozi, kuzamuka umusozi. Inkoni bashoboza kwambuka niba hari umukoki. N'inkoni ibashoboza kugenda mu rugendo. Ni inkoni bitwaza kugira ngo nihagira n'ikibatera ku rugamba cyangwa muri urwo rugendo, iyo nkoni bafashe kurwanya icyo kibahagurukiye. Gusenga rero ni uburyo bumwe bwo kubwira Data wa twese icyo tumushakaho. Ni ukubwira Data wa twese ngo twaje. Ni ukubwira Data wa twese ngo Data turabizi ko uhari, natwe turi abana, turagushaka, turagukeneye. Ni ukubwira Data wa twese ngo ahangaha ndumva byankomereye, nshoboza. Ni ukubwira Data wa twese ngo hano ndumva nabuze imbaraga, mpimbaraga. Ni ukubwira Data wa twese ngo namenye kuri Data ndagushima. Kuko mu gusenga ntago ari ugusaba gusa. Mu gusenga habamo gushima. Habamo gusaba, hakabamo no gushima. Mu gusaba ni iki? Habamo gusaba ibintu bitandukanye: imbaraga, ubuntu bw'Imana, Mwuka Wera, kugira ngo Imana igushoboze. Rero gusenga mu buzima bw'umukristo ni ngombwa, ni ihame, ntabwo ari amahitamo, ni ubuzima. Umuntu wese witwa umukristo
agomba kugira ubuzima busenga Imana, agomba kubaho ubuzima bushaka Imana. Iyo tureba urugero rw'umwami Yesu twizeye, yabayeho mu buzima bwo gusenga. Yesu yakoranaga n'abigishwa be, bagakora imirimo bakora, bayisoza ku mugoroba akajya mu musozi gusenga. Ndetse umunsi umwe hari igihe abigishwa be bahuye n'umuntu ufite umwana watewe n'abadayimoni, ngo bamwirukanamo abadayimoni birabananira. Hanyuma Yesu we aje asenze, abirukanye ba badayimoni bagira gute? Baragenda. Abigishwa barangije biherana umwami Yesu, baramubaza ngo ese mwigishwa, ko twebwe twabirukanye bakanga, wowe wakoze iki? Arababwira ngo bene uwo nta kindi kimukuramo kereka kwiyiriza ubusa no kugira gute? No gusenga. Ubwo hajemo n'indi ngingo, no kwiyiriza ubusa hajemo n'indi ngingo. Gusenga si ukuvugana na data gusa, ahubwo tugomba no gufata indi ntambwe tukiyiriza ubusa, kuko hari ibyo dusengera tutiyirije ubusa, hari n'ibyo tugomba gusengera twiyirije ubusa. Nawe gusenga rero bifite akamaro mu buzima bw'umukristo nk'uko ibyo kurya turya. Ukiri aho se mami? Karame. Ndagenda nkubaza, uraza kwihangana kugira ngo n'abakunzi bacu bakurikiye. Ikiganiro. Ubwo ni ukuvuga hari ugusenga utiyirije, yego. Hari ugusenga uri mu iteraniro hamwe n'abandi cyangwa mu kiliziya, yego. Hari ugusenga waniyirije, yego. None se ko ngo uyu mubiri wacu ari urusengero rw'Umwuka Wera, yego, ubwo kureka ibyo kurya, yego, umuntu akiyiriza atabibuze, yego, akabireka, yego, ubwo aho ntabwo byaba ari ubupfapfa? Oya, Yesu si ubuyobe? Ntabwo ari ubuyobe, kuko Yesu umunsi umwe amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa, amaze gusenga ngo Satani yaraje aramusanga, aramugerageza. Mu byo yamugerageresheje yabonye ko ashonje. Umwanzi yaje kuturwanya, aduterera ku kibazo dufite. Yego. Araza amenya ko ashonje, aramubwira ngo ariko ubundi ngo kuri umwana w'Imana wabwira iryo buye rigahinduka umutsima ukarya. Yesu aramusubiza, kumenya ko iyo twiyirije tuba tutayobye, kandi urusengero rw'Umwuka Wera tuba tutarwangiye. Yesu aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ngo ahubwo n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uwiteka. Amen. Barongera bamubwira ngo umuntu ntabeshwaho n'iki? Umutsima wonyine, ntabwo ari cyo kitubeshaho gusa. Ikindi urwo rusengero rw'Umwuka Wera, Umwuka Wera ntatungwa n'amafiriti. Urumva mwene data? Ntatungwa n'umwumbati. Umwuka Wera atungwa n'ijambo. Umwuka Wera muri twebwe yubakwa muri twebwe n'uburyo dushaka Imana, dusoma ijambo ryayo kandi dusenga. Icyo nicyo gituma Umwuka Wera muri twebwe arushaho kuba mugari muri twebwe. Ntabwo aba mugari kuko twariye, aba mugari igihe cyose turushijeho gushaka Imana no kwegera Imana. Niko kumugaburira ahubwo kurusha kumuha amafiriti menshi. Sorry. So nayindi mvuga ngo gusenga ni ubuzima. Umukristo wese akwiriye kubaho ubuzima bugira bute? Busenga. Hari ibintu byinshi mu buzima bwacu, kandi ubwami bw'Imana ubu mubona. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ikintu kimwe tuvuga ngo uyu munsi twakiriye Yesu turabishoje birarangiye. Ubwami bw'Imana ni urugendo. Muri urwo rugendo rero ikintu gitunga abarugenda ni ijambo ry'Imana no gusenga. Amen. Nicyo kidukururira Imana, nicyo kitwegereza Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yakobo igice cyaho cya 4 ku murongo waho wa 7b, ngira ngo Bibiliya iravuga ngo mwegere Imana nayo izagira gute? Izabegera. Imana tuyegera gute? Iri mu ijuru, natwe turi mu isi. Nta tike twabone tugezayo. Itike dufite yo kwegera Imana ni imwe, ni ugusenga. Amen. Ijambo ry'Imana rikatubwira mu migani ngo nkunda abankunda, ariko abanshakana umwete bo bazagira gute? Bazambona. Imana ikunda abantu bose muri rusange, ariko abantu babona Imana, kuyibona kandi si ukubona n'amaso ngo urahura nayo, kuyibona mu buryo bw'umwuka, kuyibona mu buzima bwawe, ni ukurushaho kuyishaka, uyisenga, kuko ngo ikunda abantu bose, ariko abatera intambwe bakayishakana umwete nibo bazagira gute? Bazayibona. Tuyibona rero mu gusenga.
Yesu nashimwe cyane. Rero gusenga ni ubuzima, ubwami bw'Imana nari ndimo mbabwira ngo ntabwo ari ikintu cy'umunsi umwe. Bivuze ngo mami ukiri aho, yego, kuba umuntu yarateye intambwe, yego, akakira Yesu akamwemerera, akaza mu rusengero, agatanga amaturo, akicara pasiteri akamwigisha, tukaririmba, tugakora biriya byose dukora, ntabwo biduhagije. Ubwo ntabwo tuba umwete ntubuhagije. Ntabwo biduhagije. In fact navuze ku gusenga, ibyo nta nubwo biduhagije. Urumva iyo twateranye, burya amasengesho arimo ubwoko bwinshi, ariko ndashaka kuvuga kuri abiri uyu munsi, niyo numva ntekerejeho. Hari amasengesho y'umwihariko hagati y'umuntu umwe n'Imana, hakaba n'amasengesho y'itsinda, kandi ayo masengesho yose agira umusaruro mu buryo butandukanye bitewe n'impamvu yatumye mvuga ngo uyu munsi ngiye gushaka Imana wenda mu minsi 21 cyangwa iminsi 40 cyangwa iminsi 3, nkanjye Pastor Sanyu ndashaka Imana. Hari ibyo numva nshaka kuvugana n'Imana, ndatangiye mvuga ngo amasengesho ni lifestyle, ni ubuzima, ntago ari ikintu cy'umunsi umwe. Nk'uko ubwami bw'Imana atari ikintu kiraho giteretse, ubwami bw'Imana buragenda, ubwami bw'Imana ni ukuvuga ngo bufite aho butangira, bufite n'aho bugera, bute bugarukira. Nibyo nakubwiye ngo ubwo bufite aho buhera n'aho bugarukira, aho buzagarukira ni igihe Yesu azabaje kutujyana, cyangwa igihe umuntu aba avuye muri uyu mubiri. Ariko hagati aha ngaha urugendo uba warakoze wubaka aho uzajya. Kimwe mu bintu bidufasha gutegurira aho tuzajya ni ubusabane tugirana n'Imana. Gusenga ni ukuvugana n'Imana, gusenga ni ukwegera Imana, gusenga ni ukugirana ubumwe n'Imana. Ikindi kintu gusenga gikomeye nasobanukiwe, niba ijambo ry'Imana rivuga ngo Matayo 7:7 ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Haleluya. Musabe muzahabwa. Nta uhabwa atagize gute? Atasabye. Iyo dusenga, Imana ni urukundo, ariko ubwo ari urukundo ntabwo ihata abantu urukundo. Irahagarika avuga iti yewe Imana ndi urukundo, ariko umuntu uza kunsaba urwo rukundo ndarumuha rwose. Ntabwo rero Imana igira agahato. Imana ni nziza. Imana ishaka umuntu wemera kwakira. Imana ni nk'uko nateka ibyo kurya, ngo ntetse ibyo kurya byiza nkabitegura ku meza, nkabishyira mu masorori, nkakwakira ukaza kwicara ku meza, warangiza ntutere intambwe yo gufata irushe ngo warure ushyire ku isahani. Yewe ushobora no gushyira ku isahani udateye intambwe ngo ukure ku isahani utamire, inzara ntiyakwica kandi nagutekeye neza, byo kurya ntibyaba bihari. So iby'Imana birahari, ariko biribwa n'abashaka kubyakira. Haleluya. So niba Imana ivuze ngo dusabe turahabwa, dusaba mu gusenga. Naba ndimo gusaba jyenyine y'amasengesho yanjye y'umwihariko, cyangwa twaba turimo gusaba turi itsinda cyangwa itorero muri rusange, iravuga ngo dukomange tuzakingurirwa. Kuza ngahagarara ku muryango w'urusengero ntibivuze ko ninjiye mu rusengero. Umuntu waje mu rusengero akicara mu rusengero ni uwaje agakomanga, bamara gukomanga agakingurirwa, bamara gukingurirwa akicara. Nibivuga ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, mushake muzagira gute? Habona uwashatse. So iyo turi imbere y'Imana, iyo turimo gusenga, ni cya gihe tuba turimo gufata rya jambo ry'Imana, kuko Imana itaduhata ibyayo, tukavuga Data waratubwiye ngo tugusabe, nitugusaba uzaduha, none naje kugusaba, ngaho Data mpecyo nagusabye. Data waravuze ngo nkomange, ni nkomanga urankingurira, dore nakomanze. Ibyo nshobora kubikora nkanjye muri ya masengesho yanjye y'umwihariko bitewe n'ibyifuzo mfite. Dushobora kubikora nk'itsinda mu masengesho. So amasengesho ni umwihariko w'umuntu individually cyangwa n'itsinda as a group. Ibyo byose Imana irabyemera, biterwa n'impamvu yabazanye. Icy'ingenzi gusenga ni ukugirana ubusabane n'Imana yawe, kandi ni ukuyibwira, ni ukuganira nayo. Mu yandi magambo niho tuganirira n'Imana. Birenze ijambo ry'Imana tuganira n'Imana, birenze umwuka wera ukorera muri twebwe twahawe, ahandi hantu tuvuganira n'Imana ni mu gusenga. Kandi bitureba batubanjirije,
abatubanjirije barabikoze. Yesu umwami wacu dukurikira yarabikoze. Umukristo rero ubaho ubuzima budasenga, sinzi uwo yigana, sinzi ijambo yabonye, mbona hari n'abashaka ko abantu babasengera. Ntabwo ibyo ari iby'ijambo ry'Imana ritubwira. Gusengera abantu ntabwo ari bibi, ariko uzajye ubaho ubuzima bwo gushaka ko umugenzo yagufasha mugasengana, ariko itoze n'igihe cyo kugira umwihariko wawe n'Imana. Ni ukuvuga ngo ntidukwiriye gutungwa no gusengerwa gusa, kuko twese twahawe ubwo burenganzira. Umwenda wari ukingirije ahera igihe watabutsemo, ngo twese twahawe uburenganzira bwo kwinjira. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo kubwira Data. Ikindi kintu gikomeye gusenga, wari uzi ko gusenga, niba ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kirahambiriwe, ngo kandi icyo tuzahambura mu isi no mu ijuru kirahambuwe, bivuze ngo ijuru iyo usenga ni wowe uriho uburenganzira. Urabyumva neza? Twebwe iyo dusenga duha ijuru uburenganzira bwo kurekura ibyo Imana yadusezeranije, ariko iyo tudasenze bigumayo kandi bihari, ari ibyacu. Umwana w'inyanda yicwa n'inzara kandi ababyeyi be batetse. So gusenga, ako kantu ni keza mami. Haleluya. Ababyeyi batetse, yego, ibyo kurya birahari, yego, ariko akana k'inyanda kagakoramo rimwe kakarekeraho, kaba yanarwara bwaki, wenda ababyeyi ntacyo babuze. Uzi ko hari igihe turwara bwaki mu buryo bw'umwuka kubera kudasaba Data. None se niba yaravuze ngo musabe murahabwa, kuki wowe udasaba? Niba yaravuze ngo mukomange ndabakingurira, kuki udakomanga? Ariko si ubwo gusenga kose ntabwo ari ugusaba, ariko ndibaza. Oya, hari avuze gukomanga, avuze gusaba, avuze gushaka. Ni ukuvuga ngo gusenga kose ntabwo aba ari ukugira gute, ntabwo ari ugusaba. Hari n'igihe nshobora gushaka kujya mu masengesho y'umwihariko, kubwira Data ngo ndashaka kugushimira ineza yawe gusa. Hari igihe ntabwo tugomba gutungwa n'amasengesho, ntabwo tuhora turi wampaye ku Mana. Ni Data, ibyo afite byose ni ibyacu. Hari n'ibyo aduha tutasenze kubera urukundo rwayo. In fact Imana inezezwa no kubona umunsi nafashe amasengesho nje kuyiramya gusa, gusabana nayo gusa, kuyishima gusa, kuyibwira ngo ndagushimira urukundo wankunze. Ibyo binezeza Imana. So kuza in worship, uramya Imana, ukavuga Mana uyu munsi ndumva nshaka kuboneka imbere yawe, uramya gusa, gushimira gusa. Nta cyifuzo uyu munsi, ntacyo nsaba, nta kindi, naje kukubwira ko uri mwiza. Uri mwiza. Ineza yawe irampagije. Ineza yawe. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 119, umurongo w'160, Zaburi 119, umurongo w'168, Bibiliya iravuga ngo Uwiteka we uri mwiza, n'ibyo ukora ni byiza. Ukaza imbere y'Imana uje kumubwira ngo Uwiteka we uri mwiza, n'ibyo ukora ni iki? Ni byiza. So kuza dusenga buri gihe ntabwo bivuze ngo tuza dushaka kubwira Imana, ntabwo turi wampaye, turira dukomanga, ntabwo ari uguhora turira. Icyo gihe kigomba kubaho, kuko mu buzima Bibiliya iravuga ngo ibihe byose Uwiteka niwe ubigena. Aranyuranya amanywa, akanyuranya ijoro. Mu buzima hari igihe umuntu aba afite ubuzima bw'amanywa, hari n'igihe cy'ijoro bigera. Ka kabando natangiye nkubwira gakomeza umwana w'Imana, ni ukuboneka imbere y'Imana igihe cyose. So gusenga rero ni mysteries mu Kinyarwanda babyita ni ubwiru. Ni ubwiru bw'iby'ubwami. Gusenga nibyo biganza bisingira. Kandi mu bintu bigomba kugira gusenga, tugomba kuba abantu bizera Imana. Bibiliya iravuga ngo utayizera ntashobora kuyinezeza. Kandi ntukaze imbere y'Imana gusenga utizeye ko Imana ishoboye kugukorera icyo cyo ikubwiye kuzagukorera. So kwizera ni kimwe, ni ibiganza byakira, ariko wa mwanya uteguye wo gusenga no kubwira Imana ko wumva ushaka gusabana nayo, nibyo bigenda bikabwira ijuru ngo uribuka Daniyeli arimo gusenga ya minsi 21 ngo ku munsi wa mbere agitangira gusenga amasengesho yari yumvikanye, hanyuma
ngo umwami w'ubuperezi ayafatira mu kirere. Nibwo Uwiteka yabonye Daniyeli akomeje gutitiriza, mana yake ntabwo yatuje kuko icyo yasengeraga ntiyari yakakibonye. Nakubwiye ngo gusenga nibyo biha ijuru uburenganzira bwo kurekura. Iyo usenga uba ubwira ijuru ngo murekure ibingibi Imana yamvuzeho. Ubwo se mami hari ijambo riri muri Bibiliya numva ari muri Yesaya niba ntibeshye urambwira. Urabizi abapasiteri nibo bamenye ibyanditswe cyane. Dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Yemwe abibutse Uwiteka. Yego di. Ntimugatuze. Yego. Ntimugahweme. Kugeza i Yerusalemu igihe hazahindukira ishimwe. Ubwo none Imana nituremera amashimwe nitukongera gusenga. Tuzashima noneho tuzasenga dushima. Riri muri Yesaya excuse me gice cya 62 umurongo waho wa 6. Have some water. Yeah, I do. Yewe Yerusalemu we ngo nkiza abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze. Ntimugahweme. Ntimukagire gute? Mugatuze. Iryo jambo gutuza uzi icyo rivuze? Ntimukarekeraho. Ntimuzigere mubivamo. Ubwo nuguhoza. Abibutsa Uwiteka nicyo nakubwiriye ngo gusenga nukohereza mu ijuru tukabwira ijuru ngo rekura ibyacu. Kuko Bibiliya iratubwiye ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimuzagire muti. Ntimuzahweme, ntimuzatuze. Niba ijambo ry'Imana ritubwiye gutya ntabwo Imana izanyuranya n'ijambo ryayo. Imana yubaha ijambo ryayo. Kaba inyuma yaryo. Yarabivuze muri Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 12 ngo Uwiteka arindira ijambo rye kugira ngo agire gute? Arisohoze. Haleluya. Ntidukwiriye guceceka. Guceceka, kudaceceka ntibivuze ngo buri munsi turi muri wampaye. Dukwiriye no kudaceceka tuvuga ngo uruwera urakwiriye, uri Imana yacu, uri data wa twese ushobora byose. So gusenga n'ubuzima nabivuze. Prayer is a lifestyle. Gusenga n'ubuzima. Umukristo wese akwiriye gukangukira gusenga. Kandi buri mukristo akwiriye kumenya ko afite uburenganzira bwo gusenga. Buri mukristo akwiriye kumenya ko afite ubushobozi bwo gusenga. Haleluya. Ubwo se mami ni gihe ki cyangwa ni ryari umuntu agombye gusenga? Bigira amasaha, bigira igihe. Dufate nk'urugero nk'ayo masengesho, urabona iyo turi mu iteraniro nka gutya utuyoboye ni uri bugena amasaha dusenga, haba hari gahunda zashyizweho. Ariko nk'abakunzi bacu badukurikiye banaweza TV, wenda ayo masengesho yo kwiherera, umuntu yo kwiherana n'Imana, ni ryari akwiriye gusenga? Ese asenga ariko arwaye gusa oya twumvise ko harimo no gushima. Basi se ni mbega ni minota 10, ni minota ni igihe cy'umuntu akwiriye kugenera Imana ngo yumve kukurikije agaciro k'Imana ku buzima bwe, binyuze Imana, umutima usabanye n'Imana bikwiriye. Hari amasaha semewe cyangwa ni umuntu wigenera uko akwiriye gusenga? Ni na ryari akwiriye gusenga? Nijoro ku manywa, mbega ibintu nk'ibyo. Nk'uko nahoze mvuga ngo gusenga n'ubuzima. Ubundi nk'uko umuntu atungwa n'ibyo kurya ibi by'umubiri, uyu mubiri utungwa nk'uko umubiri utungwa n'ibyo kurya, ubugingo nabwo butungwa no gusenga n'ijambo ry'Imana. Urambaza tu ni ryari umuntu akwiriye gusenga? Igihe cyose umuntu akwiriye gusenga. ni ukuvuga ngo nibura ukwiriye kugira isaha imwe yo wihererana n'Imana. Ubwo wananiwe ukwiriye kugira iki? Isaha imwe. Yesu urimo abwira abigishwa be ngo munaniwe nibura kugira isaha imwe, kumara isaha imwe kubana nanjye kugira ngo kubana nanjye maso musenga. Bivuze ngo nibura tugombye kugira isaha imwe dusenga. Ariko ni kangahe? Niba ushobora kurya mu gitondo breakfast, ugafata lunch ku manywa, ugafata dinner, hari n'abazi gufata amakandi saa 9, niba umubiri wawe ushaka kuwugaburira inshuro zose, ngewe kuri jyewe nubwo byanshobokera 5 cyangwa inshuro nyinshi byakundira, sindi bukubwire ngo ni rimwe cyangwa ni 2. Fata iki ngo gusenga n'ubuzima, ariko nibura ugira isaha imwe y'umwihariko wawe n'Imana. Noneho ikindi, nibura urebe ni gute umuntu w'umukristo wumva
wabaho utagira igihe cyo kwiherana n'Imana mu buryo bwo kwiyiriza. Kuko dufite amasengesho yo kwiyiriza ubusa dushaka amaso y'Imana, twarebye ko hari ibintu bikurwaho no gusenga ko kwiyiriza ubusa. So hari ibintu mu buzima bwawe bizakurwaho n'amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Hari n'ibintu usengera utabanje kwiyiriza ubusa. Ariko itoze gukunda gusenga igihe cyinshi gishoboka, nibura mu munsi ntuzabura isaha imwe imbere y'Imana usenga. Haleluya. Amen. Mami kandi pastor wanjye, mwami Imana guha umugisha. Ibi bintu birimo ubwiru, birimo biragutse, ni ibintu bikeneye gusobanura no gusobanukirwa, mbega ni ibintu birebire. Ni isomo rirerire. Ariko icy'ingenzi nkuyemo, umukristo wese akwiriye kugira umwanya w'umwiherero we n'Imana. Mbega niko kabando nk'uko watubwiye. Nicyo gikomeza umukristo, nicyo kimugira nyawe. Imana iguha umugisha. Abakunzi ba Naweza TV murabyumvise, ntago twabivuga byose ngo tubirangize aha, ariko icyo numvise cyo nari nsanzwe nanjye nzi ko gusenga ari ingenzi mu buzima, ariko noneho pastor wacu atweretse buryo ki gusenga ari ubuzima buhoraho, lifestyle. Sinzi niba wampe segonda imwe nkagira umurongo hano minota mikeya byadukundira. Ndashaka ko dusoma mu byahishuwe mu byahishuriwe Yohana igice cya 4 umurongo wa 1. Ijambo ry'Imana ravuga ngo hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva ijwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti, zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Zamuka uze hano. Ngo numva ijwi nabanje kujya agira gute? Uyu ni Yohana yari mwiyereko. Yohana igihe yajyaga yumvira ijwi, hari n'ibihe yabayeho yumva atumva ijwi, ariko kuri iki gihe rya jwi rirongera rigira gute? Riravuga ngo zamuka uze hano nkwereke. Umukristo wese akwiriye kugira igihe cyajya agira cyo kuzamuka, akagira igihe. Iyo wazamutse wavuye muri ya miruho yawe, muri bya bibazo byawe, dukwiriye kudahora mu bibazo, ariko tukagira kanya tugena cyanya wa mwanya wo gusenga twavugaga. Ubuzamutse hari ibyo usize hasi yawe, za ntambara ibyakuregaga, ibikurushya, ukwiriye kugira kanya ko kuzamuka ukabivamo. Iyo ubivuyemo nibwo wumvijwe. Iyo tukiri mu kajagari gasanzwe ntago twumva ryajwi ry'Imana. Ubwo kuzamuka ni kwa kwegera Imana, kujya ku ruhande ukitandukanya n'ibindi bintu byose, na rwa rusaku ya rwaserera. Buri mukristo mu buzima ntukazajya utuma abandi aribo bakuzamukira gusa. Njya numva ko hari nabo bagira ungire kanyarira, ngewe ahubwo nakubwira ngo igireyo. Niyo nama nakujya. So icyo nashaka kuvuga muri make, hari igihe tuba mu buzima, hari igihe tuba mu gikombe no mu mataba. Imana iratubwira ngo tujye tugira igihe cyo kuzamuka, tuyegere tuyisange. Murimbyi yaravuze ngo nimuze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu, ngo kuko imiruho igize gute? Irabaruhije, n'urusaku rugize gute? Urabarembeje. So iyo wazamutse ukajya muri uko gusenga, nibwo wumva icyo Imana ivugana nawe. Imana ibaha umugisha cyane. Amen, amen, haleluya. Turanezerewe cyane mami. Ariko iki kiganiro tuzakigarukaho rwose, kuko hari amasengesho y'ubwoko bwinshi. Abakunzi bacu ndabizi ko bakurikirana baza part 1, part 2, part 1 uko umwami Imana azadushoboza. Ariko icyo nzi cyo uyu munsi hari package dukuyemo, bakunzi bacu bakuyemo y'ingenzi yo kwiga gusenga no gusabana n'Imana ku giti cyawe. Kandi twabonye neza yuko tudasenga kuko hari ibyo dusaba gusa, hari ibyo dukeneye kuko turwaye, dushonje, dushomereye. Hari n'igihe cyo gusenga dushima Imana, tuyibwira ko ari nziza. Warakoze mwami, uri mwiza, uri wera, urakiranuka, urakomeye. Mbega ariko urazi mami, uzi ko tujya tugira igihe tukaganira n'ababyeyi bacu, tukajya kubasura, ukamushyira akadoma, mukamugura igitenge ku munsi mukuru, kuri Noheli cyangwa ryari, ukagenda ufite impano umushyiriye, mukaganira, mukishima, mugaseka. Ntabwo ugenda kuko yarwaye yaguhuruje gusa. Imana dukwiye kuyiha umwanya tukayishimira ineza yayo. Ariko reba ukuntu yakuremye mu buryo butandukanye, reba ibyiza byinshi yagukoreye, ikeneye nuko unayishima. Ntabwo tuzajya tuje gufata iby'Imana nk'uko umukozi w'Imana yatubwiye. Rero abakunzi ba Naweza TV, twiyubakemo umuco wo gusenga, bitubera ubuzima. Bitubera ubuzima, nibwo tuzatsinda. Kuko iyi si
irimo byinshi byadushyira kure y'Imana. Ibidukurura ni byinshi kandi nk'uko wabivuze iyo umuntu asanze Imana aba ahunze Satani. Isi iri mu bwami bubiri, ubwo icyo gihe ubaye umwanzi wa Satani. Udasenze rero kugira ngo Imana ikurindire mu kubaho kwayo, umwanzi yakumira bungurida. Turashima Imana rero mami kubw'iki kiganiro cyiza cyubaka imitima yacu, cyongera kudukangurira gusenga, kangura abakunzi ba Naweza TV gusenga. Ariko ndagusaba mu nshingano nyinshi ugira uzongere wigo mu ndi mwanya, kuko hari ubwoko bwinshi, hari n'ibyanditswe byinshi bari budusomere. Ndabizi ko tuzakigarukaho kandi kizarushaho kutwubaka. Imana ibaho umugisha abakunzi ba Naweza TV. Kundi Imana, kunde gusenga, mukundi ijambo, hari igihe byose azabituganiriza. Imana ibaho umugisha kubw'uyu munsi, ibyo yatugeneye turabishimiye, tubishimiye n'Imana yamushoboje. Mami turavuze ngo Imana iguhe umugisha, irushizeho kukwagura. Dukeneye inyunganizi muri uru rugendo, dukeneye inyigisho, dukeneye impuguro z'ababyeyi bahisemo gukorera Imana. Uwiteka abaho umugisha kandi abishimire. Nubona iki kiganiro gisharinge n'abandi kugira ngo nabo kibafashe, ntukiherera ni byiza. Ukwiye gukora subscribe kuri channel kugira ngo ujye usharinga ijambo ry'Imana. Umwami Imana aguhe umugisha we mukunzi wa Naweza TV aho uri hose. Shalom shalom. Reka dusabe mami asoresha isengesho rigufiye. Amen. Mwami Imana nziza, se w'umwami wacu Yesu, tuguhaye icyubahiro muri iki gitondo. Turagushima kubwa Naweza TV, koko unaweza, urashoboye, nta kikunanira. N'igituma tuza amasengesho aho uri nuko tuzi ko ushoboye. Ndagusabye ngo uhumugisha mwami Imana nziza iyi TV, reka ijambo ryawe rivugirwaho rigwiza imbaraga mu mitima ya benshi baryumva. Reka umwuka w'Imana ajya agendera mwami Imana nziza mu ijambo ryawe. Abari barushye baruhurwe naryo, abari babuze amahoro babona amahoro binyuze mu ijambo ryawe. Duha imbaraga zo gusenga, duha gusobanukirwa ubwiru bwo gusenga no gusabana n'Imana Data. Ndagusabye kubw'umuntu wese ukurikirana Naweza TV kugira ngo umuhumugisha mwami Imana. Utari ufite imbaraga zo gusenga umuha imbaraga zo gusenga, wari ucogoye mu gusenga umwambika ubuntu bwo gusenga mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Buri imbaraga zabuzaga abana b'Imana gusenga zinanirwe mu izina rya Yesu Kristo wanesheje Data, mu izina rya Kristo Yesu, kuko waravuze ngo turwanye Satani nawe azaduhunga, twegera Imana nayo izatwegera. Nta kundi tukwegera usibye kuza mu maso hawe, usibye kugushaka, usibye kukwegera. Duha imbaraga, umugisha iki kiganiro, umugisha mwami Imana abakunzi bacyo bose, umugisha umukozi wawe, mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye. Amen. Amen.